twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho inkuru itangaje cyane y'uko byari byifashe mu gitaramo cya Kigali Press Fest cyateguwe na MTN, harimo ibyamamare bitandukanye, ibyo hanze ndetse n'ibyo mu gihugu. Aha twavugamo nka Donimon wo mu gihugu cya Amerika ndetse na Israel Mbonye wo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko rwose habonetsemo ibintu byinshi bitandukanye bigomba gukosoka, harimo nk'uko iki gitaramo cyateguwe kubera hanze, kuko cyabereye muri Kigali, aho abanyeshuri bo muri kaminuza babirebera burundu. Aha byateye ikibazo cyane kuko abasekirite bababusaga bakanga, ndetse n'ababiteguye baje kubera n'umujinya bakareba, ugasanga umuntu wishyuye 15 bye byose ameze nk'umuntu utarabyishyuye. Ubu kuko wasangaga distance nkeya, nubwo bamwe wenda babirebaga bari ahantu bitsimbye batabireba neza, ariko rwose babirebaga ugasanga batanze 15 umujinya w'amise, ndetse n'ababiteguye ugasanga bateje ikibazo. Niyo mpamvu abasekirite rwose bashaka kwirukana abanyeshuri, ariko yarangiye batahavuye. Ahangaha kuko bashatse kurwana nk'uko mugiye kubibona kuri twabateguriye, ariko rwose byateje ikibazo kuko n'umwe mu banyeshuri twamubajije ati ese kuki wowe barimo kubabuza ni wewe? Ati ahangaha njyewe nahishyuye 2 miliyoni. Ati ahangaha ni mu bwatsi bwanjye. Undi nawe tumubajije ati kuki barimo kubabuza mukanga? Ati ariko rero iki gitaramo twajemo igitaramo cyo guhimbaza, kandi mumenye ko Yesu yishyuye. Kora subscribe ubundi ujye ubona inkuru zitandukanye tubagejejeho ako kanya. Twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho inkuru itangaje cyane y'uko byari byifashe mu gitaramo cya Kigali Press Fest cyateguwe na MTN, harimo ibyamamare bitandukanye, ibyo hanze ndetse n'ibyo mu gihugu. Aha twavugamo nka Donimon wo mu gihugu cya Amerika ndetse na Israel Mbonye wo mu gihugu cyacu. Ariko rwose habonetsemo ibintu byinshi bitandukanye bigomba gukosorwa, harimo nk'uko iki gitaramo cyabereye muri Kigali, aho abanyeshuri muri kaminuza babirebera burundu. Aha byateye ikibazo cyane kuko abasekirite bababusaga bakanga, ndetse n'ababiteguye baje kubera n'umujinya bakareba, ugasanga umuntu wishyuye 15 bye byose ameze nk'umuntu utarabyishyuye. Kuko wasangaga distance nkeya, bamwe wenda babirebaga bitsimbye batabireba neza, ariko rwose bagasanga batanze 15 umujinya w'amise, ndetse n'ababiteguye ugasanga bateje ikibazo. Niyo mpamvu abasekirite rwose bashaka kwirukana abanyeshuri, ariko yarangiye batahavuye. Ahangaha kuko bashatse kurwana nk'uko mugiye kubibona kuri nkuru twabateguriye, ariko rwose byateje ikibazo. Umwe mu banyeshuri twamubajije ati ese kuki wowe barimo kubabuza ni wewe? Ati ahangaha njyewe nahishyuye 2 miliyoni. Ati ahangaha ni mu bwatsi bwanjye. Undi nawe tumubajije ati kuki barimo kubabuza mukanga? Ati ariko rero iki gitaramo twajemo igitaramo cyo guhimbaza, kandi mumenye ko Yesu yishyuye. Kora subscribe ubundi ujye ubona inkuru zitandukanye tubagejejeho. Twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho inkuru itangaje cyane y'uko byari byifashe mu gitaramo cya Kigali Press Fest cyateguwe na MTN, harimo ibyamamare bitandukanye, ibyo hanze ndetse n'ibyo mu gihugu. Aha twavugamo nka Donimon mu gihugu cya Amerika ndetse
ndetse na Israel mu gihugu cyacu, ariko rwose habonetsemo ibintu byinshi bitandukanye bigomba gukosorwa, harimo nk'uko iki gitaramo cyateguwe kubera hanze, ko cyabereye muri Kigali, aho abanyeshuri bo muri kaminuza babirebera guhunga. Aha byateye ikibazo cyane kuko abasekirite bababuzaga bakanga, ndetse n'ababiteguye baje kubera n'umujinya bakareba, ugasanga nk'umuntu wishyuye 15 bye byose ameze nk'umuntu utarabyishyuye, kuko wasangaga distance irimo ni nkeya, nubwo bamwe wenda babirebaga bari ahantu bitsimbye batabireba neza, ariko rwose